Murakoze cyane Munambeho TV. Amazina nitwa Ale Ntawahiganayo. Niga muri Catholic University of Rwanda nk'uko yamaze kubabwira. Ndi umunyeshuri, nkaba ndi grade president wa kaminuza Gatolika y'u Rwanda, mu cyongereza bakunda kwita Catholic University of Rwanda. Buriya ubuzima bw'umunyeshuri muri kaminuza nk'ahandi hose buba buteye amatsiko, cyane cyane nk'ubu abana bari kurangiza muri secondaire nahabakumbuza. Nk'uko wari ubivuze, ni Université Internationale yakira abanyeshuri b'inzego zose bavuye mu bihugu bitandukanye, ari abava mu byaro, ari abava mu mijyi. Ni ukuvuga rero ubuzima bw'abo bantu buraryoha iyo buhuye kandi bugahura ahantu heza nko muri Université yacu Catholic University of Rwanda. Hari uburyo bagenda bafashwamo kwisanga abanyeshuri bahasanze, ubuyobozi bwa Université. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Hanyuma mu bijyanye n'imyemerere y'andi madini n'amatorero, eske bose iyo bahari baba bategetswe gusenga muri Kiliziya Gatolika? Ese bagira amadini yabo bashobora kuba basengera, mujya mubaha ubwo burenganzira? Muri make ibijyanye n'amadini n'amatorero yandi arahaba cyangwa ntahaba? Urakoze cyane. Andi matorero n'amadini birahari kandi biremewe. Yego. Nk'uko bikomojeho nkitangira, tugira amadini nk'abaprotestant, amadini nk'abadventiste 17e jour, tugira abamisilima, tugira memo n'andi madini. Ibikorwa turi gutegura ni byinshi cyane. Turafite ibikorwa by'urukundo bizaduhuza. Nkanjye ukuriye urugaga rw'abanyeshuri rwo muri Catholic University Kurusu, navuga main action turi gutegura ubu ngubu. Yego. No kuvuga hari icyo bita kiriti. Ni ihuriro ry'amatorero yiga muri y'abanyeshuri biga muri kaminuza. Turateganya yuko ino semester tugiye gutangira abanyeshuri ba day program bamaze igihe kinini bari muri holiday. Tuzatangira muri uku kwa 9 mu ntango. Turateganya yuko tuzakora iryo huriro ry'amadini n'amatorero, tugasingiza Imana, tukaramya Imana. Ahubwo nka Munambeho TV turabatumiye namwe no kuzaza rwose tugafatanya gusingiza Imana, tukayishimira ku byo iri kugenda itugezaho. Dore ko tuba turi no kugana ku mpera z'umwaka, turi kusoza mu kwa 9 mu mwaka wagiye. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Turabasuhuje cyane rero abaduhanze amaso kuri Munambeho TV uyu munsi. Nk'uko mubibona rero kuri kamera za Munambeho TV, tubafitiye umushyitsi mutumirwa waturutse muri imwe muri kaminuza zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi yaje kutuganiriza ku bintu bitandukanye, ari buze kutubwira bijyanye n'amakaminuza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma araza no kutubwira presentation ze, atubwira inshingano n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko reka tumuhe umwanya atangira twibwira kugira ngo murusheho kumumenya no kumusobanukirwa. Atubwire amazina ye, atubwire aho yaje aturutse, hanyuma n'inshingano afite aho yaturutse. Tubone gukomeza n'ikiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane Munambeho TV. Amazina nitwa Ale Ntawahiganayo. Niga muri Catholic University of Rwanda nk'uko yamaze kubabwira. Ndi umunyeshuri, nkaba ndi grade president wa kaminuza Gatolika y'u Rwanda, mu cyongereza bakunda kwita Catholic University of Rwanda. Yego. Hanyuma Catholic University of Rwanda turabyumva ko ari kaminuza ya Catholic. Hanyuma we waje uturutse kuri heshami, se igira amashami, ni icyicaro kimwe kiri ahantu hamwe, bimeze bite muri make? Ubundi Catholic University ifite icyo nakwita nka branch ebyiri.
campus ya Huye na campus ya Save, ariko tukagira na learning center iri muri Eastern Province, aho ahoze ari muri Inatek ni Kibungo. yego ariko turenda no kuza i Kigali soon. yego hanyuma birumvikana rero ko ari ikigo cyangwa se kaminuza ishingiye ku idini rya Katolike. Eske abantu baza muri iryo shuri ryanyu ni abantu bameze bate? Ni abanyeshuri boherejwe na Katolike Kiliziya cyangwa se n'aba mu madini yandi? Ni abanyeshuri muri rusange bagomba kuhatendinga? Ese higa abanyarwanda gusa, higa n'abanyamahanga? Se ni bande muri make bemerewe kwiga muri iyo kaminuza yanyu? Urakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Universite yacu kuko nkuko izina ryayo ribivuga ni Catholic University of Rwanda, bivuze yuko ni universite yashinzwe na Kiliziya Gatolika, ariko mu bo twakira ntabwo twakira abanyeshuri ba Gatolika gusa, tugira n'andi matorero n'abandi basengera mu bandi matorero, tugira abaprotesta, tugira abamizirima, tugira abadivantiste, abantu nk'abo. Donc ni amatorero Témoins de Jehova, bose barahari kandi baraza bakisanga. Ku kibazo kijyanye n'abanyeshuri tugira, ntabwo twakira abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga turabafite kugeza ubu, bo muri Chad, turabafite bari kuza bashya bo muri Liberia, turabafite bajya baza gukora research. Mu minsi ishize twari dufite abanyeshuri bavuye mu Butaliyani muri Université de Parme. Urumva ni university navuga iri kuri standard, ni global university, iri kuri standard rw'isi, ntago irenga igihugu. Murakoze cyane. Eske biga babamo, biga bataha, hanyuma mu kigo barimo ubona miriye cyangwa se uburyo abanyeshuri babayeho bate? Ubona bishimye? Eske ubona bafite collaboration ku buryo nyine umuntu hagira akavuga ati abantu barahuje, ibintu barimo ni ibintu bimwe? Muri make uradusobanurira, ni karibu. Ni ikibazo cyiza. Buriya ubuzima bw'umunyeshuri muri kaminuza nk'ahandi hose buba buteye amatsiko, cyane cyane nk'ubu abana bari kurangiza muri secondaire, nahabakumbuza nk'uko wari ubivuze. Ni Université Internationale yakira abanyeshuri b'inzego zose bavuye mu bihugu bitandukanye, ari abava mu byaro, ari abava mu mijyi. Ni ukuvuga rero ubuzima bw'abo bantu buraryoha iyo buhuye kandi bugahura ahantu heza nko muri Université yacu Catholic University of Rwanda. Hari uburyo bagenda bafashwamo kwisanga, abanyeshuri bahasanze, ubuyobozi bwa université. Ni ukuvuga muri rusange hari uburyo kidufasha abanyeshuri gukorabora, haba muri travaux académiques za buri munsi yose. Urumva nimba abanyeshuri bamwe baba bashobora nko kuva mu bihugu bivuga igifaransa gusa, abandi bakava mu bihugu bivuga icyongereza gusa, abandi ugasanga turi abanyarwanda. Aho ngaho nyine just we need the collaboration between those people. Tuba dukeneye guhuza abo bantu kugira ngo babashe gukora surtout au niveau académique, ariko aho baturuka hose tuba tugomba no kubafasha kugira ngo babashe kwitegra muri society no muri community hano mu Rwanda. Hanyuma ni izihe ndimi by'umwihariko zikunda kuhakoreshwa muri iyo kaminuza yanyu, ku buryo umuntu ashobora kuza avuga ati nturutse muri iki gihugu nubwo bavuga ururimi, ariko ururimi international niyumvamo n'uru ushobora gusangayo nanjye nkaba nabasha kuhiga ndetse nkakominikana n'abandi bantu masanze? Murakoze cyane. Currently ururimi dukoresha in general ni Icyongereza, gusa tugira n'igifaransa kuko dufite amashami amwe yo muri education, aho tugira indimi muri rusange, ariko tukagira education in English, education mu Cyongereza n'igifaransa. Ubwo ni ukuvuga ngo hari abanyeshuri baba barize nko muri aya ma école congolaise cyangwa se ibindi bigo bivuga igifaransa, nabo bashobora kubona uburezi muri education biga mu rurimi rw'igifaransa aho wanyu?
bo ntabwo igifaransa tugikoresha nka main language. Ubundi learning language ni icyongereza nicyo bigiramo, ariko ni ukuvuga iyo topics z'igifaransa zije barakiga, ariko nanone mu buzima busanzwe ntubizi se Université Catholique, ni ukuvuga akenshi abantu bazi igifaransa bisanga muri université yacu kuko ni y'abagatolika, kandi urabizi yuko Eglise Catholique ikonserve igifaransa cyane. Ni muri ubwo buryo nyine akenshi nk'iyo tugize umugisha wo kubona abanyeshuri bavuye mu bihugu by'igifaransa barisanga cyane kuko bahasanga public ivuga urwo rurimi rw'igifaransa. Yego. Hanyuma birumvikana rero ko ari university ya Catholique donc ishingiye ku idini. Hanyuma mu bijyanye n'imyemerere y'andi madini n'amatorero, eske bose iyo bahari baba bategetswe gusenga muri Kiliziya Gatolika? Ese bagira amadini yabo bashobora kuba basengeramo, mujya mubaha ubwo burenganzira? Muri make ibijyanye n'amadini n'amatorero yandi arahaba cyangwa ntahaba? Urakoze cyane. Andi matorero n'amadini birahari kandi biremewe. Yego. Nk'uko bikomojeho nkitangira, tugira amadini nk'abaprotestant, amadini nk'abadiventiste 17e jour, tugira abamizirima, tugira memo n'andi madini. Ni ukuvuga ni ahantu uza idini ryose waba usengeramo ryemerewe gukorera muri Catholic University kandi ryemewe n'igihugu cyacu. Yego. Hanyuma mukabaha naho bagomba gusengera, niba ari amateraniro, niba ari misa yabo, bakaba bafite ahantu habo nyine hagenwe mu isaha runaka bashobora guhurira nk'idini cyangwa itorero bagasenga. Yeah, of course. Baraza bagira small communities zabo ziba zikorera mu kigo. Hari amaklasi cyangwa amarooms yabugenewe, amahalls, amasare biba bihari byafasha umunyeshuri ushaka kwegera Imana kugira ngo yisanzure bitewe n'imyemerere ye. Hanyuma ubumwe bw'ayo madini mu bimanaginga mute kugira ngo ayo madini agirane ubumwe, agirane urukundo, agire n'ibintu ahuriramo? Eske umwe ntashobora gusengera ukwe n'undi ukwe mukongera guhurira mu ishuri gusa? Hari ahantu mushobora guhurira nk'abanyeshuri muri kaminuza, cyane ko tuba tubafata nk'abantu b'abahanga, mukunga ubumwe muri rwa rwego rwo kurenga ko umwe niba utari mu idini rimwe nawe uri umupagani, niko abenshi bajyaga babifata mu Rwanda, ariko ubu bitangiye kugenda bisa nk'ibicogora. Hanyuma mwe mubihuza mute kugira ngo abo bantu bose mu madini n'amatorero yabo atandukanye mubashe kwiyumvanamo, mwumve ko intego ari imwe, wo musenga Imana musenga ari imwe, ndetse n'icyerekezo mufite ari kimwe? Urakoze cyane. Ibintu buriya bijyanye n'imyemerere ni ikibazo kiba gikomeye cyane, ariko ni ukuvuga guhuza abantu ntabwo bisaba yuko umuntu aba asengera mu idini runaka. Main task ya university harimo gutanga ubumenyi, nicyo cya mbere. Rero kuvuga ngo amadini abanyeshuri bahuze imyemerere n'iki byaba ari ibindi, ariko muri rusange nka kaminuza hari uburyo igenda idushyiriraho binyuze muri komite z'abanyeshuri, binyuze mu buyobozi bwa kaminuza, bakagerageza guhuza abo bantu bakabasobanurira byanze bikunze kugira ngo buri wese abashe kwiyumvamo yuko nimba ndi umumizirima, abakretien nabo tugomba kubana kandi dufite icyatuzanye hano ni ukwiga nibyo, ariko nanone tutabangamiye yuko umwe ni umumizirima, undi ni umukatolike, umwe yemera Imana na Yezu, undi yemera Yesu. Urumva rero nyine babisaba kubigisha yuko amadini atagomba kutubera impamvu yo gutandukana, ahubwo atuma twunga ubumwe. Ikindi dukora ni ibikorwa bya buri munsi tugenda dutegura hamwe nk'amadini, ugasanga twateguye nk'imiganda yo kujya gufasha abantu, ibikorwa by'urukundo wenda ku bigo nderabuzima cyangwa ku mahopitali runaka. Ibyo iyo twabiteguye dushobora kubinyuza mu madini. Nkanjye ndavuga nka grade president duhaye abanyeshuri bo muri Catholic University, nko tubinyuje mu rugaga rwacu
rwitwa kurusu dushobora kugenda tugategura igikorwa runaka tugatumirayo amadini n'amatorero bikabahuza atari ukuvuga ngo ni ibijyanye n'imyemerere ahubwo bagiye guhuzwa no gukora ibikorwa by'urukundo no gufasha community kaminuza iherereyemo. Ibyo rero bituma bumva nta diferanse nini ihari kabone n'ubwo babemera bafite imyemerere itandukanye, ahubwo bigatuma baba gathered together kugira ngo bubake iyo community, bubake unity among them. Yego. Hanyuma rero ni bihe bikorwa muri gutegura mu minsi iri imbere bibahuza nk'amadini n'amatorero mukorera muri Catholic University of Rwanda, bishobora gutuma n'abandi bantu bose bisangamo? Eske bishobora no kuba donc bishobora gutuma n'abantu bo hanze bishobora kuvuga bati hari ahantu harimo ubumwe, harimo Imana, n'umuntu utari umukatolike n'umuntu wenda utari usobanukiye bya kaminuza yanyu akaba yakururwa n'icyo, akaba yahazana umwana cyangwa se nawe akaza kuhiga bitewe n'uko abona umwuka uri muri mwebwe umeze. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ibikorwa turi gutegura ni byinshi cyane. Turafite ibikorwa by'urukundo bizaduhuza. Nkanjye ukuriye urugaga rw'abanyeshuri rwo muri Catholic University Kurusu, navuga main action turi gutegura ubu ngubu ni ukuvuga hari icyo bita kirite. Ni ihuriro ry'amatorero yiga muri y'abanyeshuri biga muri kaminuza. Turateganya yuko ino semester tugiye gutangira abanyeshuri ba day program bamaze igihe kinini bari muri holiday, tuzatangira muri uku kwa 9 mu ntango. Turateganya yuko tuzakora iryo huriro ry'amadini n'amatorero tugasingiza Imana, tukaramya Imana. Ahubwo nka Munambeho TV turabatumiye namwe no kuzaza rwose tugafatanya gusingiza Imana tukayishimira ku byo iri kugenda itugezaho, dore ko tuba turi no kugana ku mpera z'umwaka turi kusoza mu kwa 9 buri mwaka wagiye. Okay, nitubona umwanya tuzanabiganiraho turebe buriya dushobora kuhagera kugira ngo natwe twifatanye namwe twereke n'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange ibikorwa bya kaminuza yanyu n'imikorere, n'abanyeshuri tubaganirize kugira ngo abantu barusheho kugenda babyiyumvamo ku rundi rwego. Yego. Hanyuma rero gira abanyeshuri nk'abangahe usuhuza baba muri komite ndetse n'abandi bigana kuri kaminuza yanyu by'umwihariko? Si ngombwa bose, urarebamo bake abaza mbere ubasuhuze kugira nabo nibadukurikirana no mu kiganiro bazabone ko wabazirikanye kandi koko uba wibuka ko mwigana nabo. Munambeho TV muragoye. Abanyeshuri bose bo muri Catholic University muri programme zose, day, holiday, weekend, ndabasuhuje cyane, ndabakunda. Ngiye guhitamo umwe nabatera ishyari. Ibyo birahagije, natwe nibyo twashakaga kuko agiye ashobora kumva ngo wenda niga day abandi batiga buri munsi bakumva ko bo batarimo, ariko nabo bumva ko ubasoje kandi uri kumwe nabo. Hanyuma n'abayobozi banyu rero aba lecturer nabo bumve ko muri kumwe utababibagiye mu kiganiro. Nabateye mu cyane balecturer staff bose, abanyeshuri turabakunda, baduha service neza kandi baduha ubumenyi. Imana ijye bakomeza. Yego. Hanyuma rero mu bijyanye n'imikino muri kaminuza yanyu bimeze bite? Ese murakina cyangwa muriga gusa mukitahira mugakora ibindi bikorwa bijyanye n'ubumenyi cyangwa iby'amadini n'amatorero? Imikino bimeze bite muri kaminuza yanyu? Urakuze cyane. Ni ikibazo cyiza cyane. Uriya ubuzima bw'umunyeshuri hari ibintu bitatu bishobora gutuma yiga neza. Icya mbere hari nyine ayo masomo kuba yaherewe igihe. Icya kabiri kugira ahantu aruhukira kugira ngo ibyo yize abashe kubyasimilatinga, donc abashe kubinyungutira. So na siporo ni kimwe rero muri ibyo ngibyo. Kaminuza rero yacu dukunda yatugeneye uburyo bwiza bwo guhura nk'abanyeshuri tukagira umwanya wo kwidagadura. Dufite ama equipe menshi cyane ku mpande z'abakobwa, abahungu. Dufite volleyball, basketball, dufite football, dufite n'indi mikino nk'ibisoro, dufite imikino tennis de table. Turenda no kuzana indi mikino myinshi
iri kuza mu gihugu myinshi hariyo njya mbona ku ma social media nkabona tuyijyanye no muri kaminuza yacu bya byiza iyo mikino yose turi kuyizana kugira ngo abanyeshuri babone ahantu ho kuruhukira ahantu ho kuganirira si ibyo gusa buriya uvuze imikino bijyana n'imikino academique hari ibyo twita debate buriya nabyo somehow hari uburyo refreshing abanyeshuri tugira rero debate club nk'imwe mu masosiyasiyo akorera muri kaminuza iri strong cyane ifasha abana siritu nk'aba foreigners babandi bava hanze ku assimilating indimi especially icyongereza many times but n'igifaransa turagikoresha yego ndumva ku bijyanye n'imikino murimo mubitegura neza wenda natwe nitubona akanya tuzanyaruka tuze turebe uko bimeze tubikurikirane tubyereke n'abandi bantu abanyarwanda ndetse n'izindi kaminuza zimwe na zimwe zitabigira zigireho kugira ngo uburezi bw'u Rwanda burusheho gutera imbere hanyuma rero reka natwe nka Munambeho TV tubanze dusuhuza abantu bose badukurikiye bari mu mujyi wa Kigali cyane ko ari naho dukorera hanyuma bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda mu burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru biyumvemo ikaze ko tuba tubazirikana umunsi ku munsi hanyuma bo muri East Africa ibihugu byose bigize East Africa by'umwihariko hamwe n'ibihugu biri muri Afrika nk'umugabane wacu umugabane wa Amerika muri Aziya Australia ndetse n'ahandi hatandukanye biyumvemo ikaze kandi bumve ko tuba tubazirikana tuba tubona ko badukurikiye hanyuma rero iyi ni kaminuza ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda turimo tuganira nabo uyu ni umwe mu bayobozi bahagarariye iyo kaminuza mu banyeshuri waje kuduha ikiganiro uyu munsi hanyuma mwumve ko nawe abasuhuje kandi ubundi buryo bwose bwashoboka bwa communication yaraza kuduha nimero muzaye mwamuvugisha kugira ngo abakeneye kwajyana abanyeshuri abakeneye kuhiga se nabo bajoining iyo kaminuza reka rero nisuhurize nanone kandi abantu bo ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV baba abo muri Uganda ndabasuhuje cyane abari mu Rwanda abari mu bihugu bidukikije abakongomane abatanzania abarundi baba ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV n'ahandi hose muri Afrika barahari benshi hanyuma by'umwihariko rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka dusuhuze abahanzi bacu cyane bo ku rubuga rwacu kandi aribo Mwiza ndetse na Jackie nk'uko muri buze kubyumva muri background yacu indirimbo turiwe dukoresha n'izabo Imana ikomeze kubaha umugisha hanyuma rero ni iki wabwira abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bifuza kuza kugana kaminuza yanyu muri make ni iki mubahishiye uburezi bwanyu babumeze bute ni iki wabakumbuza kugira ngo bajoininge kaminuza yanyu urakoze cyane kaminuza yacu ni nziza cyane iri ahantu heza mu mujyi icyo ni icyambere ikindi ifite espace nini ahantu abantu bashobora kwigira dufite nka campus ya Safi ifite ahantu hanini cyane abanyeshuri bicara babona umuyaga hari nature ni ukuvuga rero icyo nabakumbuza ku bijyanye n'amasomo nababwiye uko niyo kaminuza yonyine muri iki gihugu ifite department zose zijyanye na education warize amasiyanse muri education warize entrepreneurship warize indimi kaminuza yacu yakwakira igira programme zose weekend program ushaka kwiga muri weekend ushaka kwiga muri holiday nk'abantu bakora basanzwe bafite akazi siritu nk'abarimu ushobora kubona utari kubona umwanya bitewe na gahunda z'akazi ariko muri holiday nk'iki gihe murimo mukaba mwatugana barabafasha cyane nabize education yose irahari noneho ikirenze icyo science dufite ibijyanye n'ubuganga ibijyanye na nutrition ibijyanye na technology za computer sciences you can find there muri Catholic University zirahari na kamasi na accounting dufite nyinshi cyane mugiye ku rubuga rwa kaminuza mushobora gusangaho ibintu byinshi kuri website yacu urubuga rwa kaminuza ni urwibukana uruhe kugira ngo barusacinge cyangwa se utange nimero abantu bashaka kuba bahamagaraho bibaye ngombwa contact uraduha iyawe noneho kuri kaminuza nituze bazaduha kaminuza nyirizina ariko wowe nk'umuyobozi w'abanyeshuri bashaka kuguhamagara ukabakonekita n'abayobozi murakoze cyane nimero yanjye
ku bari mu Rwanda ni 078 56 65 63 Yego. ariko ku batari mu Rwanda mumanza gushyiraho kode ni guteranya 50 plus 250 ukongeraho izo nimero nababwiye. Yego. Ubwo ni guteranya 250 78 komeza 5 5 6 6 5 6 3 6 iyo niyo nimero bashaka kukubonaho nk'umuyobozi w'abanyeshuri muri iki gihe muri iyo kaminuza ya Katolike. Even though they can go on Google and search Catholic University, they will find it. Yego. Kuri Google. Yego, murakoze cyane rero ku bw'ikiganiro muduhaye no kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kuri Munambeho TV. Hanyuma udusubiriza abantu bo kuri kaminuza yanyu, abayobozi banyu, abalecturer banyu, uzabadusubirize abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bahafite inshingano zitandukanye, uzabadusubirize kandi uzabwira ati mwarakoze kunyohereza. Munambeho TV babashimiye by'umwihariko. Murakoze cyane Munambeho kandi turabategereje cyane, ni karibu muri Catholic University. Tugira byinshi birimo entertainment, so you can join us and nk'abajene tukenjoyinga ubuzima bwa kinyeshuri. Yego, namwe muba mwaranyuzemo, murakoze cyane. Yego, murakoze. Hanyuma tutarasoza harakanwe nibagiwe gato, mufite ibihe byiciro? Eske ni A1 ni A0 ni ibihe byiciro mufite muri make? So tugira many times nta A1 tugira A0 muri izo faculties zose nagiye mvuga uzasanga A0. Ni kaminuza navuga iri global, ntago ari national university, we are global. Just to go abroad. Ntago ari ikintu navuga ngo kibumbye. Nicyo cyiza cya Catholic University, nuko turi university global wherever you are mu gihugu waba uturukamo. Ni izina navuga rikomeye cyane kumvamo Catholic, ni ikintu twazora dufite. Hanyuma se mwatangiye gahunda za online cyangwa murakigisha umunyeshuri ari ku ishuri? Actually those who comes many times abaza kwiga hari uburyo bagira biga online, but navuga yuko turi kuzamura intera ku buryo n'abantu bazajya bigira iwabo atari ngombwa ko bahagera. Ariko ubu ngubu currently turi kwesera gahunda yo kwigisha abanyeshuri online, but bisaba no kugira presence mu gihe runaka zo kuza ku ishuri. So short courses bashobora kugenda babona, wenda aba lecturer bagenda banyuza ku ma platforms yabo, ariko nka kaminuza muri rusange ntago navuga ko twigisha abantu bari iwabo. Yego. Ubwo barabyumva, bagomba kuza bakiyandikisha bakajoininga kaminuza. Hanyuma haba n'ubundi buryo bwa support bashobora kuba bakora online bugakorwa, ariko presence haba mu bizamini ndetse n'ibindi bintu bimwe na bimwe bikangombwa ko baba bahari. Murakoze cyane rero, wakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi. Hanyuma kandi muzagaruka ubutaha uzazane n'abandi banyeshuri bo muri kaminuza yanyu nabo baze batuganirize, mufitemo n'abahanzi baze baturirimbire batandukanye. Murakoze cyane rero, naho utaha. Ciao ciao. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, insura y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo.